mbaye ikaze inshuti bakunze bacu mwese aho muri hatandukanye muri uyu mwanya reka nongere mbasuhuze abo twari tumaze iminsi myinshi cyane tutabonana tutaganira ariko nyine niko babimeze ubuzima ntabwo biba byoroshye gusa uko nzajya mbona uko nzajya nshobozwa nzajya mbahe ikiganiro cyane ko Imana nyine hari ukuntu igenda ibikora ibitunganya kandi ikabikora neza. Reka rero mbashimire mwese abadukunda bakanze subscribe bakomeza kutugira inama batubwira ati nyamuneka bite uri hehe. So ndaje muri mwanya ndaje kugira ngo tuganire umukozi w'Imana Patient Bizimana ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no mu karere. Ni umuhanzi wakoze ibintu bikomeye cyane mu mateka ya gospel mu Rwanda. Ni umuhanzi wakoze umurimo w'Imana ku rwego rukomeye mu karere k'u Rwanda. Hanyuma yatangiye ubuhanzi bwe ari umusore ukiri mutoya ukiri umujene, aririmba na Nelson Mucyo icyo gihe, ndetse nyuma yimukira mu mujyi wa Kigali akomeza gukorera Imana ari umujene kugeza ubwo yashinze urugo ndetse yimukira muri Canada, yimukira muri Amerika niho yimukiye, ndetse we n'umufasha we n'umuryango we niho batuye. Ubu rero Patient Bizimana ari muri Canada, akaba yaraje mu gitaramo cyangwa se gukora igitaramo cya Easter Celebration. Ni igitaramo mu by'ukuri yaramaze imyaka igera kuri 3 adakora, kubera ko birumvikana uyu muntu yahinduye klima, yahinduye ubuzima. Yari umusore nyuma ari Maria ndetse ari mu Rwanda yimukira muri Amerika. Iyo transition yagombaga kuba byanga bikunda iyo silence yagombaga kubaho kugira ngo amanze seturinge neza ubuzima. Ubu rero ari muri Canada aho yaje gusubukura imirimo y'ibitaramo bye bya Easter Celebration. Ni ibitaramo biba akenshi kuri Pasika. Patient rero ni umuhanzi twaganiriye, ngira ngo ndi mu rugendo n'ubundi rujya muri Ottawa ndetse na Montreal aho azakora ibitaramo. Tuzagirana ikiganiro face to face tuganire nawe mubazanire hano kuri kamera. Patient Bizimana rero muri Canada twagiranye nawe ikiganiro ku murongo wa telefone. Mbibutsa ko ndi gutegura ikiganiro kirambuye face to face hamwe nawe kugira ngo azasobanure byinshi, ababwire byinshi mwibaza cyangwa se mumukumbuyeho, hanyuma tumuganirize atuganirire birambuye. Ubu rero twagiranye nawe ikiganiro ku murongo wa telefone, atubwira muri make ibitaramo bya Easter Celebration, amateka yabyo, atubwira muri make uko igitaramo cye kimeze muri Canada ndetse ni na vision intumbero afite. Reka mbaho umwanya mwumve kino kiganiro twagiranye nawe. Patient, muraho neza? Yego turaho. Amakuru Patient? Amakuru ni meza. Personally hashize igihe kinini cyane ngiye tutabonana, nubwo ndatuba tuvugana, ariko hashize imyaka myinshi rwose. Ndagusuje cyane Patient, ndaguhobereye. Murakoze cyane. Hobe inshuti yanjye Paul. Kandi nizera ko nzaza Ottawa. Ufite concert ebyiri, Montreal ndetse na Ottawa. Nzaza Ottawa, ntekereza ko tuzabonana. Imana nibishima. Hanyuma Patient, reka gato twihute. Ufite igitaramo, wenda nyuma y'igitaramo tuzagira ikiganiro kirambuye. Ufite indirimbo uri gushyira hanze nshyashya. Reka tumaze tuvuge ku gitaramo cyawe Easter Celebration. Ni igitaramo kimaze igihe kitaba. Patient, tubwire gatoya ni gute ukigaruye, ni gute ugaruye no murimo, ese umuhamagaro wawe wa Easter Celebration wari warahagaze wenda ko impamvu zitandukanye. Tunyuremo gato mu mateka ya Easter Celebration ndetse n'ukuntu uyigaruye. Urakoze cyane Paul. Impamvu Easter Celebration isa naho narafashe pause nuko shiftinze za muri Amerika mvuye mu Rwanda. Rero byansabye ibintu byinshi, kumenyera igihugu n'inshingano zindi nari mfite z'umuryango. Ibyo bituma mba mbihagaritse imyaka ngira ngo hafi 3 niba ntibeshye. Hanyuma uyu mwaka rero nibwo nabisukuye kuko umvaga ari cyo gihe. Uyu mwaka rero bikabera hano muri Canada mu mijyi ibiri ari Montreal na Ottawa, ariko umwaka utaha this time tuvuga ngo bizajya bibera ahantu hamwe, bibere muri Canada, bibere mu Rwanda gusa se oya, ahubwo niyo mpamvu wabonye nanditseho season Canada. Umwaka utaha
ishobora kuba season US cyangwa se season mu Rwanda cyangwa se n'ahandi. Ubu rero byasukuwe kandi bizajya bikomeza gukorwa kugira ngo bifashe ubwoko bw'Imana guhura hamwe nk'umubiri wa Kristo bavuye mu matorero atandukanye, tukongera tukavuga agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu ndetse no gucelebrating intsinzi y'umuzuko wa Yesu Kristo. Urakoze Patient, ngira ngo tuzagira umwanya wo kubiganiraho urambuye, ariko tubwire gato ku mateka ya Easter Celebration. Ni igitaramo cyatangiye gute, cyangwa se ni amasizoni yatangiye gute, yagenze gute, nizihe wakoze ukumva zigusigiye amateka y'ubuzima bwawe, nabaye bahanzi watumiye, donc duhe kahise cyangwa se le passé ya Easter Celebration mu mateka ya Patient Bizimana. Urakoze cyane. Ubundi njye nakoraga igitaramo kuva kera cyitwaga Poetic Evening of Worship mu Rwanda, cyatangiye mu 2012, hanyuma 2010 cyatangiye mu 2013. 2013 ngikorera ahantu hitwaga kera niyo sare yari igezweho yitwaga Sport View Hotel, hanyuma igikurikira 2014 gikorera muri Serena. 2015 ibyo bitaramo nakoraga bya Poetic Evening of Worship nibyo byaje kuvamo. Nakoze igitaramo kuri Pasika, hanyuma kigira impact ikomeye cyane. Ndibuka icyo gihe RTV nsaba kugira ngo bifashe n'abari mu ntara gukurikira igitaramo, kwizihiza Pasika, niba igitaramo cyacaho gicaho, so igira impact ikomeye cyane. Nuko Easter Celebration yavutse muri 2015. Rero kuva 2015 nagiye mbikora buri kuri Pasika kugeza niyo yabaye identite kugeza ubu. Hanyuma ku cyarumbaje cy'abahanzi ndakoranye nabo numva ndishimye. Harimo abahanzi benshi, harimo ba Snatch, harimo ba Pastor Salim Halango kuva South Africa, harimo ba Marion Shako, ba Apollinaire n'abandi. Hari n'abandi bavuye muri Congo witwa Al Kambumba n'abandi batandukanye. Ariko igitaramo kugeza ubu ngubu antuka cyabaye marke mu mutwe wa cyasize marke mu buzima bwanjye ni Easter yo muri 2016 nakoranye na Pastor Solo muri South Africa. Kubera iki aricyo cyakumarise mu muziki, kuki aricyo wibuka cyane? Hari cya Snatch cyabereye muri parking ya stade, hari n'ibindi byagiye biba bitandukanye, kuki aricyo cyakumarise cyane? Impamvu Pastor Soli ni umukozi w'Imana, naramukunze, twagiranye umwanya, twarakonekitinze spiritually cyane kugira ngo kurenza n'abandi ba guest, kandi hari ikintu gikomeye nyuma antuka cyabaye nyuma ya concert. Ari uburyo bwo gusengana, ari uburyo amanuriya, twagiranye ibihe byiza kwa. Rero icyo numva kuri njye cyarasize marke ikomeye mu bitaramo byose nakoze. Yego. Hanyuma rero ugiye kongera kugikora, ugikoreye muri Canada nyuma y'imyaka 3 nk'uko wari utubwiye cyangwa 4. Duhe kuri vision ya Easter Celebration ni iyihe? Donc ubona mu myaka nk'itanu Easter Celebration izameze gute, izabihagaze gute, uzakora n'abahe bahanzi ku rwego mpuzamahanga, byifashe gute? Duhe vision y'imyaka 5 ya Easter cyangwa se na nyuma yaho uyibona gute Easter Celebration? Yes, ubundi Easter mu by'ukuri ngende igikoresho, ariko ubundi ikintu ngewe vision yanjye ni uko gusa nyuma yo kubona ko abantu benshi mu isi, namaze kubona ko attention y'abantu ibiri kuri Christmas, ariko kandi abantu benshi bakirangiza umunsi ukomeye mu buzima bwacu, biriya bihe bya Pasika. Ngewe antuka icyifuzo cyanjye cyangwa se intumbero yanjye ni uko nazabona kwa kundi uvuye mu Rwanda ukoze n'imyaka myinshi, ukabona undi muhanzi afashe relève, atangiye kuyikora, ivyo nifirwa n'abana hari,
n'ahangaha Canada aho mvuye vision ikaguka bagatangira izo ni global passion y'abadari ariko Easter igatangira igakomeza abantu bagatangira guhura nk'umubiri wa Kristo bakinjira deep bagakora celebration yayo Canada gutyo ariko ari nge wabaye umuyoboro wabyo. So mu by'ukuri ubona Easter celebration nka ministry. Exactly, wabimenye. So hanyuma ikindi uretse ibyo vision yayo urebye ni uguhuriza abantu batandukanye hamwe umubiri wa Kristo bavuye mu matorero hafi n'itorero rihari aba bishops batandukanye bahuriye hamwe kubona abapostle batandukanye muri sali imwe amatorero atandukanye ariko intego ari imwe gusa ariko indirimbo zijyanye n'umusaraba ijambo ry'Imana abakira Yesu bakakira Yesu ariko uwo munsi tukawuharira agaciro k'umusaraba n'agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Pastor, hanyuma reka tujye hano muri concert ya Canada izaba muri no weekend. Ni concert izabera Montreal ndetse ikabera na Ottawa mu minsi ibiri kurikiranye. Ni icyo ubwira abantu abakunzi bawe bari muri iyo migi ndetse no mu migi byegeranye n'abazava kure nkangiye ahantu nzava ni kure cyane amasaha ageze ku 8 kandi hari abantu tuzazana mu by'ukuri abakunzi bawe bari impande n'impande muri Canada bazaza wababwira iki? Icyo nababwira nuko icyambere ndabashimiye cyane mu by'ukuri ukuntu bagaragaje ko turi kumwe aho nagiye njya gutumira abantu matorero hano Ottawa kuko niho ndi wa gatandatu ariko nzamanuka Montreal no kubashimira cyane uburyo ki babyakiriye uburyo ki abashumba badushyigikiye hano uburyo ki umva ikirere kibyakiye nuko ndabashimiye. Icya kabiri ndabasaba kwitabira cyane cyane ko dufite long weekend uyu munsi ni konje kwa mbere ni konje tuzagira ibihe byiza cyane bazaze amarepetition yarakozwe neza turukubisengera uriya munsi uzabona umunsi uzasiga marke mu buzima bwacu ndabyizeye abantu bazaza rwose bazaza bafite imitima yiteguye kwakira ndumva aricyo navuga ku bantu bose biteguye kuza muri concert. Hanyuma kuri iyi ndirimbo yawe uri gushyira hanze ni indirimbo nshyashya ejobundi waduhaye kantu nyine kaka introduction nta jambo tugize twumvamo iyi ndirimbo nshyashya yo nicyo witubwiraho ushyize hanze? Ni indirimbo nshyashya actually irasohoka mu kanya video byose bitarigiye gusohoka ariko ni indirimbo kuri njye ifite agaciro cyane kuko ni indirimbo nkoze ngira ngo kuva inyuma y'imyaka 2 nta ndirimbo ndasohora ni album ndimo ndakora buhoro ariko navuga nakoze the best ni album nitondeye cyane wenda mvuze kuri indirimbo nitondeye ariko bijyanye technically spiritually n'ibindi byose bisabwa hanyuma yakozwe na Mastola ni umuproducer mwiza twafite amateka akomeye video ikorwa n'umwana uri talented witwa Gerard video director w'ahantu muri Amerika yandizera yuko ari indirimbo igiye gufasha abantu bose nk'umubiri wa Kristo ariko cyane nanone abadukunda kandi badushyigikiye kuva kera. Urakoze Pastor, uvuze ko usohoka mu kanya ariko ubwenda ku muntu uri kutureba cyangwa se uri kureba kino kiganiro yasohotse nizere ko atabigize ikibazo indirimbo donc turi kuvuga nitarasohoka ariko niba uri kutureba kino kiganiro cyangwa se uri kucyumva yasohotse ikomeze bafashe. Pastor urakoze cyane urakoze reka nizere ko tuzabonana kandi nizere ko uzamba ikiganiro kirambuye shaka tuzagenda ikiganiro kirambuye ku buzima bwawe famille ubuhanzi ndetse n'umurimo w'Imana muri rusange. Reka ngushimire ugira umunsi mwiza tuzabonana ku cyumweru no kwa gatandatu. Bye. Murakoze cyane. Pastor Bizimana reka mushimire cyane kandi namwe wese mbashimire mukomeze mugire umunsi mwiza mbararikira ikiganiro nzagirana nawe kirambuye muri no weekend muzaba ndi kumwe nawe mugire umunsi mwiza. Bye bye.